none ahangaha siko bimeze kuko icyo navugiyeho n'abandi bagishyigikiye humura cyane rwose uraje ubisange kuri urwo rubuga rwanyu uvuga ariko rero mbere y'uko ngusezera nongere ngusubiriremo ko imigambi mibisha mwirirwa mucura ku Rwanda ibyo mwirirwa mwifuriza u Rwanda bibi byose nta na rimwe muzigera mubigeraho nkubwira bye bye nkubwira bye bye rero ndakubwira ngo gacaga umbu Rwanda yes uwo mugabo rero yirirwa avuga ku bigurupe bya za WhatsApp yirirwa avuga amagambo ateye ubwoba mwoka byarawe nabwo ngo ndaza kubumvisha akaudio ke gato cyane mu byo yirirwa avuga uyu ni umugabo wo kwirinda ni mubi cyane wanumvise ko n'ibindi rwose apfa kuvuga atazi n'ibyo arimo aravuga wenyine arabyivugiye so banyarwandakazi abantu nk'aba ngaba bareze ni benshi cyane mubirinde aho bari hose mubakumire guys mubakumire rubyiruko rugenzi rwanjye aba ntago ari abantu bo guhereza gahenge na gato ntugatuma avuga mukumire adakomeza gusensibiliza ibyo ngibyo yirirwa avuga buri munsi atazi n'ibyo arimo aravuga ngayo nguko rero mwebwe komeke mbabwira ikintu kimwe uwo musaza mumbabarire ni mumenye izina rye iyi message muyimungerezeho sibyo waruri kuvuga ngo ni gute ngo twisanze ngo igihugu ngo kirwanirirwa ngo nibitutsi sibyo numvisha avuga ngo igihugu ntago gitukwa ngo nabantu ngo bari gutukana ngo hari uburyo ngo ushobora ngo kubasubizamo ngo ukamushyira mu murongo muzima nanjye ngiye kukubaza iki kibazo unsubiza igihe bari barimo baratuka umukuru w'igihugu bamwita amazina sibyo bavuga buryo ki twebwe abanyarwanda aho tugeze dusahura ubutaka bw'abandi tubwiyitirira batwita barusahuza amazina bagiye batwita murayazi ubwo bwenge bwe kuki ntabwo wakoresheje iryo sesengura ufite iyo discipline ufite sibyo buryo cyuri bushyira ibintu ku murongo hatabayeho gutukana kuki ntabyo wigeze ukora kuki ntabyo wakoze none mufite ukuntu mwigira initi mukandya mu mutwe sibyo mufite ukuntu mwifata nimba mwatatse umuntu cyangwa mushaka kumushyirishamo cyangwa mushaka kumuzimya mu buryo bwanyu mufite ukuntu muza musesengura ubuntu bw'amafuti mwigize intita ariko nagira ngo bamenyeshe ko n'abantu no gusaza kwanyu mushaka gusaza nabwenge mugira nabwo nenzi ko wowe wavuga ubwo bugambo ngo u Rwanda ngo rufite ngo miliyoni 13 ngo ni guturwanira u Rwanda ngo habayeho gutukana kankurabure sibyo reka ngusobanura u Rwanda ushobora kubutaza ibyarwo kandi ururimo u Rwanda urwatatse ukoresheje amasasu rukwataka rwirinda rukoresheje amasasu iyo ukoresheje ibisasu rwirinda rukoresheje ibisasu iyo ukoresheje kurwana habayeho kwegerana sibyo bino babyita gute kuno barwana begeranye mu Rwanda mwegeranye sibyo iyo ushatse rero kurwana natwe nabwo habayeho kudutuka natwe tugomba kurwana nawe tugutuka kuko ntago turagahugu gatoya ntago turi insina ngufi icibwaho urukoma na buri muntu wese sibyo mureke rombabwire mwebwe mwari mucecetse n'ubwo bwanwa nizo mvi mufite mu bwanwa no mu misatsi yanyu nta kintu na kimwe mwigeze muvuga Gasuku yaravuze urumva ngenge gufata initiative man yo kuvuga nari ndebye message mukankiko yarahaye abanyarwanda ngo kuri incuro ngo baraje ngo babice ngaho mugera ngo murasahura atwita amazina umuntu rero ugomba kumuhibye bitewe na buryo ki yaje avuga iyo uvuganye discipline tugusubizanya discipline iyo dushizeho isoni tugushiraho isoni kuko ibyo byose turabishoboye twebwe abanyarwanda turi full package ukuje niko tuguha urumva no hari ubugambo numvishe wivugishwa ngo Gasuka ari kwigisha abana ngo abanyarwanda ngo gutukana abana duhere kuba ufite nimba warabyaye ibitutsi byose batukana ni Gasuku wabibigishije wa mukobwa ngo ni Simbi Noel ukina porono muzajya kuvuga ngo yigisha abakobwa banyu gusambana kandi n'ubundi abakobwa banyu ari indaya rero mwe tutigeze tubona muceceke Gasuku twaramubonye Brian twaramubonye bashakira twarababonye twabonye abana benshi bagiye batinyuka twabonye abasore batinyutse mwebwe mushaje musazi yubusa mwafunze iyo minwa yanyu rero nimba mukeneye gushyirishamo Gasuku mubicishe mu zindi nzira sibyo kuko ubwo Gasuku ni ingabo y'igihugu ikorera kuri social media mwebwe ibyo mushoboye no gusesengura abagore ngo baciwe inyuma na banyina ngo ibyagenze gutyo ariko iyo bigeze ku gihugu birabarengama muri kwirinda kwiteranya cyagiye mwari muzi ngo byacitse ntimwashakaga kuvuga mwarigira ngo mubona aho muhungira ubayoboye nawe bereka akazi gutegura aragira arabazimya nta wigeze ahunga
kuko we yarenga akamena n'amaraso ye kugira ngo abarinde mwebwe. Turi kubyumvikana, ariko mwebwe mufunga iyo minwa yanyu ngo kugira ngo mutiteranya. Urumva? Ese kuki mutekereza ko zino mbuga nkoranyambaga dukoresha tugomba kuzikoresha ku nyungu zacu bwite gusa? Reba nk'imbwakazi harimo witwa ngo ni Fiete, bari Fiete nimba ari Fie na Bagigi n'abandi bafata live bari bakora ama live bavuga ko umukuru w'igihugu ari Kagonyori. Twagombaga gukoma amashyi, twagomba kuvuga hoya ntago warukwiye kuvuga gutya, warukwiye kuvuga gutya hoya. Iyo ubaye indiscipline natwe tukwereka ko tubishoboye, iyo utukanye tukwereka ko tuzi gutukana, iyo urwanye tukwereka ko tuzi kurwana, iyo uhanganye tukwereka ko tuzi guhangana. Abanyarwanda turi full package. None mwe mwuzuye uburyarya roma mudashaka kwiteranya muri ibi bibazo, ni muceceke mukomeze mukore content mwe mushasanzwe mukora. Gasuku mu mushyire hasi, ni mu murwanye mu bundi buryo kuri bifu zanyu mwamufite mwitwaza igihugu, kuko nawe ntago ajya akora amakosa yakitwikiriye. Ariko igihe cyose abatavuga rumwe n'u Rwanda, abatuka u Rwanda, abatuka abanyarwanda muri rusange. None hari ubugambo wivugishe bitarumva ko nabwenge ugira ngo bisenga miliyoni ngo 13 ngo bazituka bate. Ese iyo batutse u Rwanda ubundi wumva iki? Niba utiyumva wowe, niba uti ngo u Rwanda ntirutukwa, niba utazi ko rutukwa, genda unywa imiti abantu bashaje banywa kuko urashaje. Bino birakurenze, naga ari ibintu byawe. Urumva? Mwebwe man ibaze none abanyarwanda murebe man ukuntu mutanyurwa muri gushaka ngo ibintu ngo bijye binyura ngo mu nzira nziza ngo gusa. Mwebwe muri guhangana abanyarwanda ku giti cyane, murahangana muratukana mugashishikara. Sindabona umuntu uza gukora ikiganiro avuga ngo ntago mwagakwiye kubwirana nabi mu gihe wenda Miki na Regis bahanganye, sibyo? Ahubwo we baguhitishijemo umugore wituva yabaye Miki we sinamushaka, si nago muzanye ubwo busesenguzi n'ubwo bwenge bwanyu mu banyarwanda rusange barimo baratukana kuri izi mbuga ngo muvuge ntago mwaremuke, ntago mu Rwanda tugira umuco wo gutukana. Ibyo ni mu bivuga, ariko ngo kuko Gasuku abaha bamukanyiko banyina ngo ari kwigisha abana banyu gutukana. N'ubundi abana banyu baratukana, ntago ibitutse abana b'abanyarwanda batukana, babyigishijwe na Gasuku. Gasuku yakoze akazi mwebwe kari kabananiye. Abahagurutse kirya gihe, igihe cyose azagira umuntu umwataka ngiye nanjye nzahaguruka mvuge, kuko bakoze akazi mwe mwigize imiti mudashoboye. Nimba ngo bari guharabika u Rwanda ngo ugomba ngo kuza uvuga neza, hoya umujyo batujyanyemo niwo tubahamo, energy duhaye nizo tugusubizamo. Ahubwo niba utaruzi ko abanyarwanda bafite ubwo bushobozi, nta bwenge ufite papa, urashaje. Bino bintu bireke, ikorera imisesengurire yawe. Gasuku ni mu mushyire hasi, ni mu mushyire njye nabwiraga abahanzi ngo kuki badakora indirimbo zivugira igihugu. Mwari muzi indirimbo nayo numvishe yariyo mani mwiringara bavuga ukuntu ngo president bazamukuraho uruhu ngo n'ibiki bari kuvuga ibintu biteye umujinya. Nanjye ngira umujinya numva kuki abahanzi batakumva ibyo bintu ngo bagende nabo basubizanye n'izo ngegera ngo dufite umuco. Ibyo siyo byageze ku gihugu, umuco urakora. Iyo byageze ku gihugu so noneho bazaturuke muri Kongo baze baduteme kuko tugira umuco ntitwirwaneho dutega ijosi. Are we stupid? Turi bigorye. Gasuku mu mukure muri zo toilette zanyu ngo ni iminwa. Nimba hari ikintu yagukoreye genda umurege ahanirwa icyaha cye, ariko nimba tukana na bamukanyiko nabande muceceka bikore kuko mwe ntimubibashije. Mu Rwanda dufite umuco, turawufite nyine, ariko hari aho ugarukira. Hari ibintu byose bigira ahantu bigarukira, kuko dufite discipline irenze. Abarundi bazaze batwika inzu zacu natwe twinjiremo badutwikiremo, nta guhangana, nta kintu na kimwe kibayeho. Ngo dufite umuco, ahubwo niwo ufite umuco nawe ufite ikibazo gikomeye cyane. Ngo ntabwo u Rwanda rutukwa, are you okay? Bagiye kujya kudufatira ibihano harya bitajya bituruka muri ibyo bitutsi n'ibyo bintu bagendaga duhimbira bya hato na hato. Iryo sesengura ryawe kutarikoze, kandi ko njya mbona wigira umunyamashuri ushobora no kubutavuga ururimi rumwe. Kuki utagoroye abantu? Kuki icyo gihe abo ngabo bavugaga ibyo bintu bitari byiza utigeze like wicara aho ngaho kuri izo cana uba wicayeho ngo noneho ugaragaza ukuri muri iyo discipline? Rero Gasuku mu mabarire yakoze ibintu ko yagombaga kubikora. Buri wese Brian yazanye campaign ya ntituzemera, nibwo buryo yumvaga agomba gukoramo ibintu, sibyo?
ubwo niba Shakira yaravuze ibyo yavuze afite uburyo ki yakozemo ibintu bye, niba naravuze mfite uburyo ki nakozemo ibintu byanjye. Rero ni muceceke mwari mufunze iminwa, nimukomeze muyifunge, mukore content zanyu zibinjiriza, mujye kuri ubwo bucano babishyure, mukore ibiganiro ibingibi by'igihugu mubireke, kuko mwe niba mushaka kwiteranya muri nkoma amashyi za rubanda, nta nubwo muri nkoma amashyi z'igihugu cyanyu mwangegeramo. bureka gato ngerageze muhamagare. Halo? Halo? Halo. Komera cyane bwana Ezra Rukundo. Komera umeze ute? Meze neza cyane. Kigali muraturusha iki? Kigali turaho turakomeye, imvura irimo iragwa ariko nyine ibintu bimeze neza cyane. Ni byiza. Ese uraherukara? 2 karindwi. Yankubona muri groupe uhavuga rwose nk'umuntu uhazi cyane. Ibya nyuma ya 2 byo ntabyo nzi, nta nibyo navuga. Njya numva bivuga da. Nyuma ya 2 nk'ibihe se? Njya nkubona muri groupe. Yani nyuma ya 2 byo navuze ni ibihe? Njya mvuga ibyo nzi bya kuva 97 kugeza 2007. None Ezra biriya bintu ujya uvuga wenda ujya ubona se wenda ari ibyo kubaka sosiyete cyangwa wenda ari ibyo gusenya sosiyete? EBS ibyo ujya uvuga hano mvuga byinshi nk'ibihe? ibyo nyine uba urimo uravuga bya jenoside, ibyo uba urimo uravuga by'ukuntu mugomba gutera u Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. None ubwanjye wigeze wumva ijambo gutera u Rwanda ndivugaho? Cyane rwose. Ni ubwa mbere se? Nka hehe? Ndaza kukohereza Audi. Icya mbere ngeze ndi umusirikare. Cya kabiri sinaba ngo ndi umunyarwanda nka ruhindisha, ariko mu by'ukuri u Rwanda nta kintu rufitemo, sinanarukuriye, navukiye ino nkurira ino, nabaye mu Rwanda gusa kubera ibibazo byari hano. Birangiye igihe twitegura kugaruka, ubwo nyine u Rwanda ruraterwa, ntaho twanyura ngo tuzi ino, tujya Tanzania batwirukanye ku giti, buri muntu agomba gusubira u Rwanda bakamucekinga niba yarishe, dusubira baraducekinga, birangiye ngaruka mu rugo. None se ubu Mugande, ubu Mutanzania, ndi umunyarwanda. None nibyo nakubazaga, niba mama ni abanyarwanda ariko bakuriye ino. Yes, niba uri umunyarwanda, ibyo uvuga ku mbuga nkoranyambaga wumva byubaka sosiyete cyangwa biyisenya? Nzi neza ko icyo mvuga kitaruta icy'abandi, kuko niyo tuvuze ko habaye jenoside nta kosa tuba dukoze, yarabaye. Niyo tuvuze ko habaye ubwicanyi nta kosa tuba byarabaye, kandi njye buri cyo mvuga ndavuga. Buri muntu akwiye kumva ko mugenzi we ari mugenzi we. Icyo kintu nkibandaho cyane kurusha ibindi bintu. Nanakivuze nkiri no mu Rwanda, hari ibintu nabagamo nyine byansabaga kuba ndi mu ma meeting amwe, nkababwira mu gihe umuntu ataricara ngo yitunganye mu mutima we n'Imana ye, niyo mwakora gacaca cyangwa iki ntacyo bizaduha, ntabwo bizaba. Icyo nkivuga nanagisubiramo ko nakivuze n'imbere y'abayobozi bakomeye. So wowe icyo wemeza nuko mu Rwanda nta bwiyunge buhari bwabayeho? Ntabwo. Ezra, na n'ubu ndacyabivuga, kuko mu minsi ishize hari abantu nakiriye bavuye mu Rwanda. Ezra wanjye oya, reka gutangira kwivugisha ngo byawangiye kugira ngo nyumvishe nyine ko ngo byo wamaze kuba umugande tayari. Uri kumva? Wowe icyo nakubwira cyo
icyo utaruzi ahubwo wowe ni ukubera ko nyine wirirwa ubundabunda aho ubundabunda wabuze nyine amerekezo, ishakira ibyangombwa bikujyana mu mahanga neza, ariko utarinze kugaragaza ko mu Rwanda nta bwiyunge buhari. Abanyarwanda noneho kugeza amagingo aya ngaya ubu nkubwira, nta munyarwanda ukivuga ibyo byanyu mwirirwamo buri munsi muvuga ngo by'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Abanyarwanda twabaye umwe, ubu gahunda ni ndi umunyarwanda. Ibyo byanyu rero mwe mwirirwa muvuga ni ibintu bituma mubona ngo dosiye ngo zanyu ngo zihuta, mukirirwa muhimbahimba, mukirirwa muhimba ibinyoma n'ibiki byose kugira ngo muhabwe ibigori, babahereze n'amavuta ya usa n'ibiki byose. So wowe rero icyo nakubwira cyuri umuntu w'umugabo, ufite amaboko n'amaguru, ukagira n'imboro n'amabya, gerageza ukora umurimo w'amaboko aho ngaho mu gihugu cy'Ubugande, apana kujya wirirwa ubeshya kugira ngo ubone amafunguro no kugira ngo dosiye yawe yihute. Siko bimeze. umva rero nkubwire, Ndimo ndakumva. wayobye uwo ubwira ntabwo umuzi. Ngewe sinidekaraye nk'impunzi, nagarutse mu rugo. Ntago umva nkubwire, wowe naguhamagaye nkuzi neza cyane. Sinaguhamagaye amazina yawe uko arabe. Sinaguhamagaye amazina yawe uko arabe. Nta nubwo ari ayanjye wibeshye. Iyaba warundi wabo nakubwira uwo yabaza ku Giporoso hariya, namukubwira unzi neza. Nyine nibyo nkubwira. Reka rero ngusobanurire. Ibyo nkubwira byo, wowe niba ushaka kujya gusaba umuceri, niba ushaka kujya gusaba umuceri muri HCR, apana kugenda wifashishije u Rwanda. Mu Rwanda tumeze neza. Wowe n'ubundi wa mugani urimo uravuga ibintu bya kera, ibyo ngibyo nibyo wirirwa uvuga. Akose kuki abantu mwamaze kwiyambura ubumuntu mukabiba inyamaswa biri aho ngaho. Uzi ko n'uwo kureba ku ifoto yabona umeze nk'idubu. Umva se nkubwire, Ndimo ndakumva. ntacyo bimara. Ndimo ndakumva. Nubwo wantuka, ndarya ibiryo byanjye, ndaryama, utuke uraruha. Ariko reka niko mwabaye n'ubundi mukorera ibiryo. Urumva uruntu rw'urugabo rukavuga ngo ndarya ibiryo byanjye. Ikintu cy'ikigabo kizima cy'ikigoryi kikavuga ngo ndarya ibiryo byanjye. Ibyo bintu ko bivuga abana b'itambambuga, wa kigoryi we, kicoco umusenzi, imbesire, kuvugisha ni ibiryo bikuzuye inda. Uzi kuri ikigoryi kiri aho mwana. Nari nzi ko uruntu rw'urugabo wakureba yagira ngo uruntu rw'urugabo wakigorobewe. Umva se uratukura ruha. Oya ntabwo ndi uruhe gashono kanyoko uragira ngo komeza. Ndagusobeka kigoryi. Uri kumva kigoryi. Ndarirwa mbona wirirwa wandika ibintu, uvuga ibintu by'ubugoryi, ariko se uru Rwanda imyaka n'imyaniko mumaze muvuga ngo muzarutera gashono kabanye kuko nta numwe ari wanasunutsa n'izuba. Komeza. Oya ndabikubwiye noneho ugenda unabibwire n'ibyo bitera hamwe bigenzi byawe gashono kanyoko. Ugenda ubabwira ati ubabwira ati ndavuganye na Gasuku yancinuye bimwe biteye ubwoba sundi kanyoko. Ndabona uri cyo nawe none uri kwisiba kubatujyana rwaruri aho ngaho gusa. Ubwo waruzi ko nta bantu bakuzi se? Abantu barakuzi wakecoco. Nawe ndabona uri cyo jya gusaba ibiryo n'ubundi dore gukunda ibiryo na Mukanyiko yirirwa bibabwira n'ubundi wa mugani ibiryo by'abatandi. Uruntu rushobora gutanga igihugu kubera ibiryo gusa. Agahunga n'imungure ku manyoko. Agahunga uruntu rw'urugabo rugatanga igihugu kubera agahunga. Komeza. Aho cyicaye aho ngaho mu Bugande ubu cyicaye kirekereje nimugoroba kirete kivuga ngo mu Rwanda ngo dukuruye amakuru ngo yuko ngo abantu ngo nta mutekano bafite, kandi tumeze neza. Igihugu ngubu noneho kimeze neza cyane, kiri green. Abakobwa beza turababona amamodoka meza, amagorofa meza. Igihugu kimeze neza cyane. Ni cya gihugu nyine umuntu ageramo akavuga ati ahantu ni sawa cyane. Mbanze ngutera ipfa ryawe wakikorye we kicoa cyapfuye mu bwonko. Uri umva nkubwiza ukuri. Navuze nti ntago nakomeza kureberera imbwa nk'iyi ngiyi ikomeza isansibiliza ibintu by'ubucucu yirirwa ivuga buri munsi. Ndavuga nti nzaguhamagare
maze ubundi nkwereke uko untuke ntago naje kugutuka. ni nayo mpamvu nakorohereje ndanakure kubanza kuvuga ibyo uvuga, ariko umaze kumva ko ari ubugoryi ndavuga ni nta n'ijambo nshobora kureka ngo wongere uvuge, ahubwo ngewe ndicara hasi nkwigishe, nimara kukwigisha rwose nindangiza kukwigisha ndahita ngacaka no hanze igihugu mu mateshwa n'impangambure kubera gahunga. urumva kumanyoko hanyuma ubwo nagitanze gute mbese? gutanga igihugu ni ukugenda nk'aho ngaho ujya gusaba ibiribwa kuri za pamu na za hashiseri, ukajya kubeshya ko mu gihugu cyawe ngo hari umutekano muke kandi abantu bariyo bameze neza cyane, kubera ko rero wowe uri ikigoryi ukajya kubeshyera igihugu. uri kumva ikigoryi? ese utuye ahagana? njye ndi muri Kigali. ahagana he nyine? ndi i Kigali mu Rwanda. ahagana he? Kigali ni Gikondo. Igikondo? yes. ubwo se uri kuvuga ibyo kugira ngo leta igukunde cyangwa ibyo uvuga ni bikuri ku mutima? none se leta hari uwo yanga? akuri ikigoryi uri ikigoryi basi. noneho urandangije neza. none leta hari umuturage yanga ikavuga ati uyu nguyu turamwanze. uriya bari mageragere na birabakunda. none reka nze nkubaze ikibazo kimwe kandi ukinsubize nuramuka ukoresheje ubwenge. ndagerageza ibishoboka byose umpereze nimero yawe ya momo ngushyirireho. uri kumva? kuko uraba ukoresheje ubwenge nibura ngushyirireho, ugende ugure n'ubunyobwa urisha ako kawunga wiri gusaba. so mbese ungaburire mu mwanya wa HCR kandi nabonye n'ubundi ukorera ibiryo. reka nkubaze ikibazo kimwe rero kimeze gitya. leta izabone umuntu wafashe umwana ku ngufu, izabone umuntu wibye insinga z'amashanyarazi abaturage bose bakoresha, izabone umuntu wishe abantu maze imureberere. harya Damange na Karasira bishe nde? reka nkubaze umva nkubwire ikintu kimwe, sibyo? akenshi na kenshi kuki mwebwe iyo mujya kubeshya mukoresha amazina y'abo bantu mbwiye? ngo utekereza nk'umuntu uri muri ituma. utekereza nk'umuntu uri muri ituma. ari nayo mpamvu nakubwiye ngo ninjya kurangiza ngiye kugukupa ndaza guha agashino. ndakubajije none ndakubwiye ngo ninjya kurangiza Karasira uwo nguwo uvuga harya afundwa ziriki? ndakubaza icyo mwamujije nyine yishe nde? ndakubajije wowe, si wowe se uwazi, ni wowe ubazi cyane kundeba. ni wowe ubazi ibyo bafunzwe bazira biri clair, sibyo? none uravuga jya kuri Google wandikemo urayitongera ubibone. Google y'iki kandi uhari nturuta Google irakurusha ubwenge se? Kigoryi we, kandi nkubwira ngo wowe urajya kubimbaza, nawe ushobora kujya kuri Google ukabireba. nawe ubizi ibyaha bakoze. Karasira ntabwo ibyaha yakoze. umva nkubwire rero, umva nyine nkubwire, sibyo? wowe wavuze ko ngo wavuye inaha ryari? 7 kuri 5 z'ukwa 11. nibwo wahise ujya mu nkambi nyine na Kivari? ngende mu rugo. ako rugo rwahe wa Kigoryi?